Sashimwe bene data ndakwakiriye mu materaniro yacu ya evening service kuri Katedrale St Etinne. Nshimye Imana ku no mugoroba ko yemeye ko duterana. Ushobora kuba uri rugo hanze yarwo ukoresha telefone cyangwa se computer, icyo uri gukoresha cyose ndakwakiriye. Dushimye Imana yuko yemeye ko uyu mwanya ano materaniro yongera kubaho ku cyumweru saa 9 nkano masaha. Ngiye uri kumwe namwe ugiye kuyobora ano materaniro yitwa Usabisa Yvonne, ni umumama twengera mu iteraniro rya nimugoroba kuri St Etienne. Karibu mu materaniro yacu, reka dushime Imana tubanze dusenge kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo twongere kuza imbere yayo. Uwiteka Imana yacu twongeye kugushima, data mwiza tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza ku buzima bwacu, tugushimiye ku bwana materaniro ugiye kuduha kugira ngo twongere kubana nawe, tukunezererwe, twongere tube muri presence yawe. Bari natwe rero muri byose, uyobore umwe wese kandi mwanyereka ano materaniro agende neza, aduhindure ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu tubisenga twizeye. Murakoze. Nkuko nabibabwiye, turi buze kuba turi kumwe n'abantu benshi, turi bufatanye muri ano materaniro. Harimo wowe uri kureba ano materaniro udukurikiye, turi kumwe. Hakaza kuza Glory Worship Team, ni groupe iri buze kudufasha kuramya no guhimbaza Imana. Bamwe mushobora kuba mutayizi, ariko ni groupe y'abajene bakorera Imana, basavinga Imana mu buryo bwiza buyihesheje icyubahiro. Reka mukanya turaza kuyikurikira, ndabasabira kugira ngo muze kubasha kuyikurikira neza kandi tuze kuryoherwa. Turi buze kuba turi kumwe n'umumama Grace Gakwandi, araza gusengera ibyifuzo. Turaza kubana kandi na Amanda, umukobwa nawe ukiri muto ariko ukorera Imana, aradusengera, aradusomera ijambo ry'Imana turi buze kumva. Haze kuza Pastor Bonnie, umupasiteri ukiri muto w'umujene ukorera Imana ku buryo umuntu wese ashobora kwifuza kuba nawe yakorera Imana muri iki gihe. Mu bintu bitoroshye muri kino gihe cya COVID-19, ariko turi kubasha guterana tubifashijwemo n'abapasiteri bacu bakiri batoya, abashumba bacu bari hirya no hino batandukanye, badufasha kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. No muri iki gihe bamwe bashobora kuba bayihebye bibaza ngo ese bizagenda gute, bimeze gute. Reka rero dukomeze kunezererwa, dukomeze gushimira Imana kuba ikomeje kubana natwe, kandi ano materaniro reka abe amateraniro y'umugisha, aduheshe umugisha aho turi hose. Murakoze, reka dusomeze. Yesu nashimwe. Ijambo ry'uyu munsi turi busome turarisanga mu Isezerano Rishya, urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 13. Turasoma urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 13. Dusome. Urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukire ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire, kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugire ishyaka ry'ibyiza? Nakire neza ijambo ry'Imana. Mana we,
mwene data nongeye kukwakira, tugeze mu mwanya mwiza tugiye gusenga, umwanya wo kubwira Imana ikikubabaje, wo kubwira Imana icyo utekereza, wo kubwira Imana ikintu kiguhangayikishije. Urihebye, urababaye, akazi kakumereye nabi, akazi wagataye, uri kwibaza ejo urabahute, nyirinzu arakumereye nabi, ntuheruka kwishyura, kurya byabaye ikibazo, aho uri gushakisha hose urareba ukabona byanze, abavandimwe, inshuti, nta n'umwe uri kugeraho ngo ubone ko hari icyo ashobora kugufasha. Ariko dufite Imana no muri cya gihe twumva ko byanze, dushobora kugera imbere yayo tukayibwira byose, tugasuka byose imbere yayo kandi ikatwumva. Dufite Imana na hahandi twumva ko nta kintu na kimwe ngiye nshobora gukora, nta kintu na kimwe nkimaze kuri ino si, ariko Imana irandeba ikabona ko ndi uw'agaciro, ikabona ko mu byo yanteguriye mu mugambi mugari wayo ndimo kandi mfite icyo ngomba gukora. Reka wicare cyangwa se uryame, upfukame, icyo uri bwumve kikoroheye, icyo uri bwumve kiri bugufashe kugira ngo ubwire data, ubwire umubyeyi wacu kandi aratwumva. Reka dusenge. Tugushimira ko abana natwe, tugushimira gukomera kwawe, nawe Imana Nyiringabo, ku izina rya Yesu waraturinze, uturindira imiryango, uturindira inshuti, uturindira abavandimwe, uturindira itorero, uturindira abayobozi, uturindira igihugu muri rusange, ngaho nukomeza uhabwa icyubahiro n'ikubaha. Mwami Imana rero, hariho tutabashije kugenda neza, harimo kwiganyira, harimo ibyiyumviro byinshi, ni ukuri nutubabarire muri aka kanya, ni ukuri wongere kutubona nk'abana bawe. Urakoze rurakarama umurengezi mwiza. Mwami Imana, hari icyo kugira ngo tukwisabire, turagira ngo n'ubundi uburinzi bwawe bukomeze kutubonekaho, uburinzi bwawe bukomeze Mwami Imana kutugaragaraho, amaraso ya Yesu Kristo akomeza kutwikira mu izina rya Yesu. Ikirisaba byose Mwami Imana ukomeze uturinde ibyorezo mu izina rya Yesu, uturinde coronavirus mu izina rya Yesu. Ukomeze Mwami Imana urinde abarwayi aho bari hose mu izina rya Yesu. Ukomeze ufashe abaganga barimo babavura, ukomeze nyakubahwa Imana, ukomeze ubahe uburinzi Mwami Imana, ukomeze ubahe ibyo bifuza byose mu izina rya Yesu Kristo. Uturindire itorero, uturindire igihugu muri rusange mu izina rya Yesu. Ubahe imbaraga, ubahe ubwenge nyakubahwa Imana. Urakoze rero urakarama, twisabiraga uburinzi nyakubahwa Imana, twisabiraga Mwami Imana kurindwa nawe mu izina rya Yesu. Reka Mwami Imana, aho hari abantu barimo Mwami Imana bicwa n'inzara, ubahe icyo kurya, ubarengere mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubushobozi. Mwami Imana ubahumurize kuko ari ufite ubwiyungiza bizima mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi. Urakoze rero kuko uri umurengezi wacu, urakoze kuko uringa bidukingira mu izina rya Yesu. Ukomeze utubere maso, ubere maso imibiri yacu, ubere maso ubugingo bwacu kuko aribwo buzakubona nyakubahwa Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye Mwami Imana igihugu, reka Mwami Imana urinde abayobozi bacu kuva ku muto kugera ku mukuru nyakubahwa Imana. Byose byose irinde isi muri rusange mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze utubere umurengezi, utubere maso muri byose Mwami Imana, turagusabye wizeye byose Mwami wacu, amen. Imana
brothers and sisters. Praise the Lord. I am excited today to come to speak to you and share with you the word of the Lord. My name is Reverend Boniface. And today it is a privilege to serve with my wife. She's called Solange. And today we are going to share with you a very important aspect of our Christian living. We are going to share from the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 13. Peter wrote this book with a very huge passion for our Christian living. To encourage us to live godly lives. Especially in these verses that we are going to talk about today. He concentrates on how we could live a godly life. How we can live our daily lives as Christians, as people who can be patient, and as people who can live and encourage other people. By the way we live our lives. And I would like to start from verse 8. Ahasigaye mwese muhuze ibitekerezo, muhuze n'umutima, mukundane bya kivandimwe, mugirirane impuhwe kandi mwicishe bugufi. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko namwe Imana yabasezeranyije umugisha wayo igihe yabahamagaraga. Ibyanditswe biravuga biti: ushaka ubugingo no guhorana amahoro, nafata ururimi rwe yere kuvuga nabi, yere kuvuga ibibi, afunge n'umunwa we ye kubeshya, azibukira ibibi akora ibyiza, ashakashaka amahoro ayaharanire. Kuko Nyagasani ahoza ijisho ku ntungane, atega amatwi akumva ibyo zisaba, nyamara arwanya inkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ryo gukora ibyiza? Amen. Thank you for reading for us again. Peter, he begins by saying we should live a harmonious living. We should understand each other. We should be able to live in the same mindset. Another thing he says is that we should be sympathetic. In this time when everybody is scared of coronavirus, it's very easy to think only about ourselves. But some people are really suffering in these hard times. We should be sympathetic to them and help them where they are struggling the most. Where you can talk about those who are hungry. You can talk about those who are sick. Be sympathetic to them and share with them the little you might have. Peter continues to say we should live a brotherly lifestyle. And Peter lived a long time with Jesus in his ministry. And also you have brothers and sisters. Sometimes it's actually very difficult to live with your brother.
cyane cyane akenshi hari igihe biba bigoye kubana muri uyu murimo. I love my sister very much. Turakunda mushiki wacu cyane. But when we grew up together, we always were fighting. Ariko ubwo twakuraga buri gihe twararwanaga. And I'm sure sometimes also you have grudges between your brothers and sisters. Kandi ndatekereza ko namwe ari uko hari igihe mutumvikana nabo muvindimwe. But you know what? When you're living as brother and sister, even when you fight, you still remain together. Ariko iyo dushwana tutumvikana ku bintu n'ubundi dukomeza tubana. Let us live a brotherly lifestyle. Reka tubeho ubuzima bwa kivandimwe. A positive brotherly lifestyle. Ubuzima bwiza bwa kivandimwe. He also says, let us be kind-hearted. Arongera aravuga ngo reka tugire umutima mwiza. A heart which is kind to those who even are hurting you sometimes. Umutima mwiza no kuri babandi bakubabaza cyane akenshi. You know, I was talking about how Jesus and Peter were working together. Nari ndavuga uburyo Yesu na Petero babanaga bakoranaga. And Peter loved Jesus very much. Kandi Peter yakundaga Yesu cyane. He even wanted to defend him when he was going to be arrested. Yashatse no kumurwanirira igihe bari bagiye kumufata bagiye kumubamba. For him, he was even ready to fight off those who wanted to arrest Jesus. We yari yiteguye no kurwana na bari bagiye kumufata. But Jesus didn't want that kind of reaction. Ariko Yesu ntiyigeze ashaka iyo myitwarire. Jesus wanted a heart of kindness. Yesu yashakaga umutima mwiza. Even to those people who are saying bad things about you. No kuri abo bantu bakuvuga nabi cyane. Those people who want to put you in jail. Nabo bashaka kugufungisha. Those who want to destroy your life. Abo bashaka kwica ubuzima bwawe. That is the kind of relationship you need to change if you are going to live a godly life. You need not to revenge. Igihe ushaka kuba ubuzima bw'Imana, ubuzima bufite Imana, ntabwo ugomba kwirwanirira cyangwa kwiyishyurira ibyo bagukoreye. This is much more explained in verse 9. Ku murongo wa 9 irabisobanura. It says, not returning evil for evil. Yavuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Or insult in insult. Cyangwa igitutsi yabatutse. But giving a blessing instead. Ahubwo mumwiture kumusabira umugisha. It continues to say, for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Kuko namwe Imana yabasezeranyije umugisha wayo igihe yabahamagaraga. God has called us to be a blessing. Imana yaduhamagariye kuba umugisha. God has already blessed our lives with His promises. Kandi yanaduhaye umugisha mu masezerano ye. If we go back to chapter 2, tugiye ku gice cya kabiri, Petero wa mbere, verse 9, umurongo wa 9, the Bible says that we are a chosen race, a royal priesthood. Ibibiri iravuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe. He has already blessed us. Imana deja yarangije kuduha umugisha. Can you use that blessing that God has given you to bless other people? Ese ushobora gukoresha uwo mugisha Imana yaguhaye ukawuha abandi? To live harmoniously with them. Ukabaho mu bumwe nabo. To be sympathetic to them. Ukabagirira impuhwe. To be kind-hearted and humble in spirit. Ukagira umutima mwiza kandi uciye bugufi. That is how God has already created us. Niko Imana yaturemye. And let me just go ahead and read for us verse 10. Turakomeza dusoma umurongo wa 10. It says, for the one who desires life, to love and to see good days, ushaka ubugingo no guhorana amahoro, must keep in his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Nafata ururimi rwe yere kuvuga ibibi, afunge n'umunwa we ye kubeshya. Sometimes we can say that these things are easy to say. Dushobora kuvanga ibintu biroroshye kuvuga. And actually it might be an easy sermon to preach. Kandi ni cyanditswe cyoroshye kuvuga kwigisha. But is it easy to put in practice? Ariko se biroroshye kubishyira mu bikorwa. We have to put it in practice however hard it might be practically. Tugomba kubishyira mu bikorwa nubwo byaba bitoroshye kubikora. Our tongue is small.
akarimi kacu ni gato cyane, but it can create a lot of hate. ariko gashobora kuzana urwango rwinshi cyane, But it can create a lot of distance or destruction in families or even in our churches. gashobora kuzana urwango mu mafamiye yacu cyangwa mu torero. Verse 11 says, he must turn away from evil and do good. Umurongo wa 11 uravuga ngo azibukire ibibi akore ibyiza. The person who wants to see good days umuntu ushaka kubona ibintu byiza, must turn away from doing bad things. agomba kureka gukora ibintu bibi. He must seek peace and pursue it. agomba gushaka amahoro kandi akayakurikirana. For the eyes of the Lord are toward the righteous, kubera amaso y'Uwiteka ari ku mukiranutsi, and his ears attend to their prayer. kandi amaso yiwe yumva gusenga kwabo. So the Lord is looking out for those who are righteous. rero Uwiteka arashaka kureba abandi bari gukora ibyiza bakiranuka. If you're speaking kindness, niba uvuga ibyiza, if you're being righteous, niba uri umukiranutsi ukiranuka, if you're being kind, niba uri gukora ibyiza, you're the kind of person that the Lord is looking out for. ni wowe Imana iriho irareba. He will put his ear closer araza gushyira ugutwi kwe hafi yawe cyane, to listen to what you're asking for, kumva neza ibyo uri burasaba, to listen to your cry and to listen to your praise. kumva amarira yawe n'amashimwe yawe. And that is a godly life we should be living. kandi ubwo ni bwo buzima bw'Imana tugomba kubaho. When Peter tried to fight back the people who were arresting Jesus, ubwo Petero yashakaga kurwanya bari abantu bari barimo barafata Yesu, he cut off one of the soldiers' ears. yakase ugutwi kumwe mu basirikare. But Jesus immediately stopped him ariko Yesu aramuhagarika and told him, those who live by the sword will die by the sword. aravuga ngo abo ngabo bicisha inkota bazicwa n'inkota. If you give a blessing, you'll get a blessing. nutanga umugisha uzabona umugisha. Do not deny yourself all these blessings that the Lord has kept for you. ntureka kwanga gufata iyo migisha Imana yaguteguriye yose. Turn away from evil ways and do good. ugaruke uve mu bibi ukore ibyiza. When we suffer in these days, igihe muri iyi minsi tubayeho tufite umubabaro, our body really gets tired of the suffering. umubiri wacu urababara cyane, ukananirwa kubabara, ukumva urarushye. Our motivation goes down. motivasiyo yacu ikajya hasi. But our Lord says that we should not get tired of doing good. ariko Imana yacu iravuga ngo twere kunanirwa kuruha gukora ibyiza. And the Bible tells us in Matthew chapter 5 verse 10, kandi muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 10 Bibiliya iratubwira, says, blessed are those who are persecuted. ngo umugisha uhawe abandi bababazwa. In every situation you are, the Lord is looking at you in a positive way. muri ibyo byose urimo uracamo Imana irira kureba mu buryo bwiza. And therefore, you should not lose hope in living a godly life. rero ntabwo tugomba gucika ibyiringiro mu buzima bwo kubaho mu bumana. The world may not be making sense, hari igihe isi yaba rwose idafite ibyiyumviro cyangwa impamvu, and the Christians who are looking at you, or non-believers who are looking at you, may not understand you. ariko hari n'igihe n'abantu bashobora kuba bakureba bashobora kuba batumva ibyo urimo gucamo. They ask yourself, why are you still praising God when God is taking away everything from us? bakakubaza se kuki ugishima Imana kandi Imana iriya kukuvanaho ibintu byose. God can heal coronavirus in one day. Imana ishobora gukiza korona mu munsi umwe. Why do we still follow him when he has not done it right now? kuki se dukomeza kuyikurikira kandi itarabikora n'uyu munsi? God works in mysterious ways. Imana ikora mu buryo buhambaye. So we have to be faithful to him, rero tugomba kuba bizerwa kuri we, living a righteous life, tukabaho ubuzima bukiranutse, living a kind life, tukabaho ubuzima bwiza bwo kugira neza, and harmoniously living together. kandi tukabaho mu bumwe. And that is how we will take God's blessing. ubwo rero niko tuzabona umugisha w'Imana. Thank you for listening to us. murakoze kudukurikira, kumviriza. God bless you so much. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen.
arakoze cyane Yvonne watuyoboye neza, arakoze cyane Reverend Boni na Solange batwigishije amagambo meza. Tugiye kwisabira umugisha twumve indirimbo ya Gospel Proclaimers Drama Team, ariko twisabira umugisha ndagira ngo dutekereze kuri aya magambo batubwiye ko tugomba kuba bizerwa, tukabaho ubuzima bukiranutse, ubuzima bw'ubugwaneza, tukabaho mu bumwe. Bitekerezeho. Nyagasani Mwami Imana, turagushimiye kubw'uyu muhamagaro waduhaye, kandi twisabiye umugisha muri byose kugira ngo urusheho kubana natwe, utugirire neza, umugisha badukurikiye bose, umugisha ibiganiro tugiye kungurana, kandi amahoro utanga rutuye umuntu wese yakibwira, akomeze kurinda itorero ryacu, igihugu cyacu, aturinde twese n'imiryango yacu, tubisabye ku bwa Yesu. Hari umugabo antangaza, ibyo akora byose birantangaza. Umugabo adakoze isoni, yatabaye Shadraka, Meshaki na Abedinego. Arakomeye Yesu we, arashoboye umugabo, reka namuvuge n'umugabo, n'umugabo, igize ibuga ikamyo bayo barabimenya, ahindura amazi vino we. Uwo mugabo nimutabura uko abigenza, uwo mugabo nanje ndamwemera, arakomeye ndamwemera, yaratsinze ndamwemera, umve ntananirwa ndamwemera. Maybe I'm taken for granted. Maybe I don't understand.